uyu we ngo ni yampana iyi video yashyizwe nande hanze tujye tubwizanya ukuri ngiye sifite ikibazo cyo gufata video muri telefone yawe wiguriye amafaranga yawe warayiguriye ufite rights zo kuyikoresha ukushaka zo kuyifata ariko nta burenganzira ufite bwo kuyidusha yaringa yego aha rero reka turebe aha iyi video irabazwa ahubwo ikibazo nge nibaza irabazwa nyiri kuyifata kanayisha yaringa cyangwa irabazwa abayifite nanjye ndimo nanjye iyi video ndayifite yangezo nka time ariko nuzo gukora ikosa ryo kwisharinga bigize oya kwisharinga byo bigize icyaha yego ariko wafatira video y'iminota 10 yose ukayipostinga ahubwo si urwo rukuta wayishyiraho n'uruhe rwa yakira oya ubu barashe bamenye ko hari abazifite ndi mu bantu bafite iriya video ndi nayo kuko ndayireba nashyize no muri screen noneho ya telefone ya televiziyo yayingana kuri washyizemo iriya video urareba rwa televiziyo rwanjye mfite rungana nk'uwo mutwe wawe narambitsemo ubusa niba rumeze nk'uwicaye kuri tele oya wagira ngo ndiho nti ahubwo nashaka kumenya oya wagira ngo ahubwo ndahicaye mbega muri make reka nkwereke hari umuntu twigeze kuvuga ngo abantu ngo rubanda rugira yayo rubanda rugira yayo we imumure baragiye rubanda rufite impano we nizi muzirebe ziri shano ziri ku gasipe reka nkubwire ziri ku karubanda ngira ngo nta rugo iriya video itahagaze impano zabo ziri ku karubanda wagira bagiye bakomanga kuri gipangu ariko rero hari ukuntu bajya bavuga ngo mukubitera nyine umwoshya RIB nayo mu gihe itaragifata abantu bohereza amavideo yabo ba nyiri video ahubwo ugasanga nyiri video niwe ubaye victim nicyo kibazo dufite kare navugaga twabonye video zabaye Emerine ba nyiri video bajyanwa muri rehab abazisharinze n'ubu bari kuzizira yego aha biraca byerekeza oya ngaha ni mupime murebe yuko nta kintu kitambitsemo hagati aba bantu ko ari babiri mukuri kw'Imana nimba batakoreshejwe n'izindi mbaraga atari gutekereza kwabo iyamano n'ubumpano bwe hakaba nta izindi mbaraga hakaba hari akandi kantu ubu nta kandi kantu kabaye mu semburo ubu nta impano yahishwe ngo muyiduhishurire hari ukuntu wohereza umuntu nko kumutayera ukamubwira ati mumpimire mubampimire ni mu badupimire ni mudufatira abantu mu badupimire kuko nta yindi solution ni mu badupimire murebe nimusanga hari ibindi bintu bibatambitsemo muraza gusanga hari ibyabateye kuzisharinga kutwereka video nimusanga rero hari ukuntu byifashe yego bo niba najye muri rehab ahubwo mubaganirize ariko habeho gupima murebe yuko nta kindi kibyihishe inyuma aha